bantu bakunda kubetinga ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite interineti, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone yari yose, mu gihe udafite interineti ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze ntabandi ni ya kampani bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego ukemeza ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya ntako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba interineti. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Ariko ibikorwa by'ushinjwa byarengereye imbibi twakwita ko yarari kwirwanaho, ngo uko yirwanyeho nabi kubwihohoterwa yakorerwaga mu rugo, kumwe umugabo waba gukubita ariko wakwirwanaho ngo umwikize ugasanga warengereye uramwishe ugize ute. Umugore bamukatiye imyaka 20 muri gereza yirwanyeho nabi asamye, 피고인도 칼로 찔렸어요. ariko ushinjwa cyangwa se defendant yatewe n'icyuma. Ibaza uriya mugore bigaragara ko kuba yarishe umugabo we koko yarari kwirwanaho. Ibazo bigera ko umugabo wakujomba icyuma akagukubita akakuvuna imbavu umwishe koko, ntibyakumvikana ko wari kwirwana wari kwitabara. 자기 방어하다 벌어진 일 아니? Ati byose byabaye so ukabona umuntu yahindutse, noneho nk'imvura yagwa nta mutaka afite yanyagirwa ukajya ubona wagira ngo imvura iri kugwa ni icyondo ubona kiri kutonyanga ku isura. Mujya mubibona iyo niyo bita makeup. Ariko ndavuga abagore bo muri Korea binaha rwose muri bashyashya. Ndabizi season yajya kurangira mwaryibagiwe ryabananiye kurifata mu mutwe mise mwita Hajati. Haji yayo bwabaye Hajati. Detective witwa O ushinjwa kuba yishe meya wari uyoboye intara yitwa Gisongo cyangwa se akarere ka Gisongo, ndetse ibyo ngibyo byose urubanza rwo kuburanisha umuntu ruzabera mu karere ka Gisongo iminsi 10 igiye kuza. Umusore rabibonye uzaburanisha urwo rubanza yitwa Chamuni Suka, ayo mazina ntuyibagirwe. Umusore yibereye mu mujyi, mpamvu mafashe pose no kugira musobanukirwe kuko ndakabando wishingikiriza ugasobanukirwa na filime. Umusore hano yabonye ngo hari umudetective witwa O yishe ngo meya w'akarere bita Gisongo, ayo magambo ntuyibagirwe niyo filime ishingiyeho. Nanone kandi guzaburanisha urwo rubanza ngo yitwa Chamuni Suku, bizabera mu karere ka Gisongo. Sibyo kadukomeze DJ none okoramo pose dukomeze banyumvishe ntese njyeho mbabeshye. DJ ikoremo ubwo wasinze muburanira, mbega ninga kwa kunda busanzwe ufite umukozi undi akazabwira ati nyamara ninjye wagukorera neza, nabavuka baje kwiba ikirego. Je nango ubusanzwe ni ibi birego wishima uriya mwavoka Kabongo ari ikirara dore yaje kuba umukira afite OIG group niwe wamwishe umugabo